Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana. Iyi ngiyi akaba ari umwami w'umwana official. Reka nkwibutse gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo amakuru yacu ujye ubasha kujya uyabonera mu ba mbere. Reka mbabwire ngo murabizi neza ko The Ben amaze imyaka myinshi adashyira hanze indirimbo. Nyuma y'ubukwe bwa The Ben azahita asohora indirimbo nk'uko yabitangarije ubwo yari ari kuri Kiss FM, avuga yuko nyuma y'ubukwe bwiwe azahita asohora indirimbo ye ari wenyine. So ni ukuvuga ngo The Ben rero indirimbo we izasohoka kwa gatatu Mugisha Benjamin nibwo azadutamo ingoma yiwe ari wenyine. Ari kuri Kiss FM The Ben bamubaje ku bintu bijyanye na battle we na Bruce Melody banamubaza ku bintu bijyanye n'uburyo ki abantu bakunze kugenda bamuvugaho. So The Ben rero yigeze no gutangaza avuga yuko ibintu bijyanye na battle cyangwa se ibintu bijyanye no guhangana na Bruce Melody we ubwe nta kibazo abifiteho, ariko yavuze yuko nyine ibintu bijyanye no guhangana akurikije amateka y'igihugu cy'u Rwanda rwanyuzemo atifuza yuko ibyo bintu byaba. Asaba yuko byibuze hategurwa igitaramo. Ntabwo yigeze atinya Bruce Melody. Igitangaza umwana w'i Kanombe wakuranye indirimbo na Shaggy, imwe mu ndirimbo zikomeye cyane hano ngaha ziri kumwinjiza ku rwego rw'isi, ntabwo yigeze amutinya. aravuze uti njye nabidanje azaze tuzajya muri stade and then nitujya muri stade turirimbira abafana bacu ariko bitiswe battle, tukazabaho ibintu bijyanye no kuririmbira abafana bacu. So ni ukuvuga ngo rero The Ben akimara kuvuga ibyo ngibyo nyine Bruce Melody we yaravuze ati hazaze munyuza akanyafu konda nikomereza. Bruce wacu muramuzi ni umwe mu basore cyangwa umwe mu papa mani. Bruce Melody biragoye kumubona yarakaye. Bundi Melody ni umwe mu bahanzi mani bari easy, nta abahanzi bahora bisekera, nta abahanzi we niyo yababaye mbona seka. So ni ukuvuga ngo rero The Ben yiteguye gushyira hanze indirimbo nshyashya, bivuga yuko ishaka kuzajya hanze nko kuwa gatandatu. Gusa mbibutse yuko uyu munsi tariki 15 The Ben Mugisha Benjamin afite ubukwe. Papa The Ben afite ubukwe muri Kigali Convention Center. Afite ubukwe bwe buri buze kwitabirwa n'abantu benshi cyane. Ubukwe bwe buze kwitabirwa n'ibyamamare ku rwego rwa Afurika, ibyamamare mu Rwanda, ibyamamare hirya no hino. Murabizi neza ubukwe bwe ushaka kuzamo uwo twakita Diamond Platnumz, bakazamo Tiwa Savage na ba Davido hatagize igihinduka. So ibintu rero bitangaje ku bukwe bwa The Ben, nta gisindisha kizarangwa mu bukwe bwa The Ben. Nyuma y'ubukwe ushobora kwitamo n'iki ariko nta gisindisha cyemerewe mu bukwe bwa The Ben. No kuvuga ngo rero The Ben yiyemeje gutanga akavagari k'amafaranga mu bafana be. Dore ibisabwa kugira ngo ubone ku mafaranga ya The Ben ari gutangira cyangwa se ari guha ku bantu. So ni ukuvuga ngo The Ben w'ikintu yakoze ni iki ngiki kimwe. Umuhanzi The Ben witegura gushyira hanze indirimbo ye kuri uyu nguyu wa gatandatu, bivuze ngo azayishyira hanze ejo. Yiyemeje guha abafana we, yiyemeje guha abafana biwe amafaranga, ariko ukabanza ukamubwira izina ry'indirimbo ugatomboza cyangwa se ugatombora izina ry'indirimbo nshya yenda gushyira hanze. Warangiza warivuga neza akaguheza 500,000 by'amafaranga y'amanyarwanda, igice cya miliyoni. Papari wanjye nk'uko yabitangaje ku mbuga nkoranyambaga ze ni mu gihe kandi iyi ndirimbo ye iteganyijwe cyangwa se itegerejwe n'abantu benshi cyane, yuko dore ko atari aherutse gushyira hanze indirimbo ari wenyine. Ni umwe mu bahanzi bari bamaze imyaka igera myinshi cyane. Indirimbo ya The Ben iherukaga gusohora ni indirimbo yari kumwe n'umuhanzi Diamond Platnumz, indirimbo bise harya bayise ngo Why. Yes, ni indirimbo yitwa Why yaherukaga gushyira hanze. Iyo ndirimbo ni ya The Ben
ariko yayinyujije kuri platform za Diamond. Still impamvu abahanzi baba barakoze nk'ibyo bintu ni ukuvuga ngo The Ben arazwi arakunzwe, ariko gukorana indirimbo na Diamond Platnumz, indirimbo ikaza kunyura kuri platform za The Ben, ntago indirimbo yibikeneye kumenyekana cyane ngo igere kuri standard iri hejuru, bitewe nuko The Ben Diamond amurusha abantu. Diamond ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane ahangaha muri Afurika, kunyuza indirimbo yiwe akemera akayishora amafaranga, akaba yayinyuza kuri channel wenda tuvuge cyangwa se kuri YouTube ya Diamond Platnumz. So ni ukuvuga ngo abantu benshi bakurikira uyu muhanzi wo muri Tanzania, umwana wo muri Tandale, bihita bigaragara yuko abo bahanzi n'ubusanzwe nako abo bantu benshi bari bwahita bamenya The Ben nk'umuhanzi ukomeye cyane. Murabizi neza Diamond ni umwe mu bantu barenze ahangaha muri Afurika. Havuyemo abahanzi bo muri Nigeria nabo bw'abamwoba, uribaze niba ari Nigeria ifite abahanzi barenga 100 bose kandi bakunzwe, harimo barema ba Burna Boy na ba Davido n'abandi, ugasanga Platnumz umwe mu bahanzi muri Tanzania ukunzwe kuvugwa cyane, nubwo hazamo ba Harmonize ba Alikiba n'abandi, ariko tiri usanga izina Diamond kivuga umuhanzi wo muri Tanzania Diamond ahitaza hejuru. Ntago bingana no mu Rwanda aho tuvuga ngo Bruce Melody, ugasanga still u Rwanda rwacu ahita havugwamo abahanzi benshi, ugasanga mu Rwanda harimo Bruce Melody umaze imyaka, Riderman bamaze imyaka, ariko ugasanga Chris Easy Wejo nawe ari hejuru. Turavuga umuhanzi ni muhanzi urenze ahangaha mu Rwanda, urugero rwiza nahita mbaha ni muhanzi mwiza urenze ahangaha mu Rwanda, ukahita wumva ngo Chris Easy, ngo Bushari, nyabwo n'abana n'abana bejo bundi ntago bahita bavuga aba legend nka Riderman cyangwa n'abandi. Niyo mpamvu rero Diamond rumwe mu bahanzi bakomeye cyane muri Afurika, ni kivuga umuhanzi urenze muri Tanzania bose bahita bahuriza kuri Diamond Platnumz, kuko ni umwe mu bahanzi bagiye bandika amateka, yaba muri Giant of Africa murabizi byahakoreye, yaba muri bitaramo bijubundi biherutse kuba maze kuza mu Rwanda inshuro nyinshi. Ni umwe mu bahanzi bafite label zikomeye cyane, Wasafi Record, Wasafi Family ndetse n'izindi platform ziwe zikora